amibe yinjirira mu kanwa, ariko hari n'ahandi ishobora kwinjirira, aho ishobora kugenda ikaba yagenda ikagera mu mutwe, mu mwijima, mu bihaha. Tubaye ikaze mu kiganiro. Niba uzi neza ko ukunda kugira ikibazo cyo kunanirwa kurya ugatakaza apeti, ukananuka nta mpamvu, imibonano mpuzabitsina ugatakaza ubushake bwo kuyikora, iki kiganiro kirakureba. Mfite ibibazo nibaza ku ndwara ya amibe. Uyu munsi nasuye umushakashatsi mu bimera birengera ubuzima n'ibidukikije, Bwana Mubera Leon. Uyu munsi tugiye kuganira adusobanurire ku ndwara ya amibe. Niba ujya uyumva cyangwa warayirwaye cyangwa warayirwaje, reka twicare twige. Turakwakiriye mu kiganiro, ariko mfite ikibazo numva kiri kumvyiganiramo cyane. Ubundi nk'umuntu utazi amibe icyo ari cyo, amibe ubundi ni iki? Amibe ni udukoko duto tubi twinjira mu mubiri w'umuntu, kunze kunyura mu kanwa, noneho tugatura mu mara, niho dukunze kuba twatera ibibazo bitandukanye mu mubiri w'umuntu. Urakoze cyane, ariko aho ngaho mpageze ikibazo. None se amibe yinjirira mu kanwa gusa? Birumvikana, amibe nk'uko nari nkubwiye yinjirira mu kanwa, ariko hari n'ahandi ishobora kwinjirira, ndetse iyo yinjiriye mu kanwa ikagenda igatura aho mu mara, ishobora rero no gukwira ikajya mu mubiri, aho ishobora kugenda ikaba yagenda ikagera mu mutwe, mu mwijima, mu bihaha, igiye mu maraso. Birashoboka rero icyo gihe nabyo, ariko nanone hari n'ahandi ishobora kwinjirira, navuga nko mu bikomere, wagize igikomere ku mubiri, ikaba yanyura mu gikomere, ikaba yakwinjira mu mubiri. Ese iyanyuze mu ruhu yo ibikomotse he? Ishobora gukomoka mu butaka, mu mukungugu, aho ngaho ishobora guturuka nk'aho ngaho. Ikijyanye na amibe nyine niko twabivugaga, amibe iragenda ikagera mu mara, noneho hari naho kenshi ikunze gutura. Aho rero mu mara niyo bita amibe intestinale. Iyo ngiyo rero ibiherereye aho ngaho ikitwa, ifata izina bitewe n'aho iherereye. Iyo imaze kwiganza ikaba yagenda, ikaba yajya nko mu mwijima, ishobora no kujya mu bihaha, aribyo bita abuse, ibyo bintu by'ibibyimba bishobora kuba mu mwijima cyangwa se mu bihaha, ndetse no mu bwonko. Hariya yindi rero ugeze mu bwonko urumvikana yuko ishobora kuba yenda za abuse amibien du cerveau. Aho niho rero ishobora nanone, ishobora no kuba rero yindi inyuze mu ruhu, handi yanyuze mu gikomere, ikaba yagenda ikagera mu mubiri, aribyo urebye n'iza amibiaze kitane. Iyo amibe rero naho ngo dushobora kugenda tuyirebera bitewe n'aho yagiye igera. Nk'uko nababwiye yuko rero mu by'ukuri amibe ishobora kugenda yigaragaza ahantu hatandukanye, ndetse ikaba yagenda igira amoko atandukanye. Uno munsi reka tubabwire ku bijyanye na ya amibe intestinale yo mu mara nyine. Wow, iya amibe mu mara, nkurikije abantu benshi bagenda bambwira ko twayibakoreraho, twayibafashaho kuyimenya, iya amibe ni ikibazo mu bantu, imaze kuba ikibazo cyane. Rero urakoze kuba wahisemo ko ariyo ugiye kutubwiraho, ariko bitumye nibaza, ese iya amibe ubundi iya amibe yo mu mara umuntu yabwirwa n'iki kayifite? Ibimenyetso rero bijyanye na amibe yo mu mara, kenshi na kenshi urumva ko iba yafashe mu mara, urabona iteza diyare, umuntu akaba yagira diyare, rimwe na rimwe ushobora no kugira diyare, hakaba hazamo n'uturaso, kubera yuko iyo yagiye mu mara ishobora kugenda hakomeretsa mu mara, noneho amaraso akaba yabasha kuzwa kwituma ukawazana n'utwo turaso. Ariko mu by'ukuri amibe ituma utagira apeti,
iyi amibe ituma utagira apeti, ukabura apeti, ukagira isesemise, ndetse ushobora no kugira n'ibindi bintu bijyanye no gutakaza ibiro. Gutakaza ibiro hari abantu benshi ukunda kubona ukagenda agenda buri biro ukayoberwa impamvu, kenshi na kenshi ari amibe yabiteye. Ndetse mwe ikunze no kugira n'abantu bya nk'ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Hari abantu bashobora kumva rwose atagishaka imibonano mpuzabitsina. None se kutubwiye ko amibe ishobora gutera diyare, ndibaza ese ntabwo amibe ishobora kuba yatera umuntu constipation? Ese niba ishobora kuba yamutera constipation, umuntu yatandukanirizayo constipation ya amibe na constipation isanzwe? Ikibazo ni cyiza, nibyo kuko nakubwiye ko hari n'ibindi igenda itera. Constipation rero nayo irashoboka yuko amibe ishobora kugutera constipation. Iyo constipation rero aho bishobora gutandukanira ni hehe? Nuko constipation yindi isanzwe ushobora baguhaye imiti bakwitayeho, bavuye iyo constipation ishobora gukira. Ariko hari n'igihe nanone ushobora gusanga utakize. Icyo gihe rero nibwo ushobora gushakisha ngo urebe niba koko ari amibe yabiteye. Bakunzi bacu rero mwabyumvishe, nkuko nanjye nsobanukiwe nkaba nshobora kuba namenya niba ndwaye amibe cyangwa ntayirwaye bitewe n'ibimenyetso maze kutubwira. Nizere ko namwe mwasobanukiwe, wirebye ukisuzuma ukareba niba ushobora kuba uyirwaye cyangwa se utayirwaye. Noneho reka tumubaze, ese mu by'ukuri niba tumaze kubona ibimenyetso bya amibe, noneho reka twibaze, ese iyi amibe ubundi tuyandura dute? Twabonye ko ari udukoko twinjira mu kanwa tugatura mu mara, tukava mu mara tujya mu maraso dukwirakwiza mu bindi bice mu gihe yabaye grave cyangwa yabaye indwara ikomeye cyane. Noneho ndi kwibaza, ese ubundi amibe tuyikura he? Tuyandura dute? Buriya rero amibe kuyandura kenshi biterwa n'isuku nkeya. Isuku nkeya birumvikana. Isuku nkeya dutangiye gufata nk'amafunguro. Murabizi yuko tugomba gufata amafunguro asukuye, aho ushobora cyane mu mbuto. Mu mbuto uzi ko imbuto tuba tuzijya zitanatetse, buryo urabibona. Ndetse n'imboga. Imboga nazo hari izo dushobora gukora nk'amasalade, cyane ibintu by'amasalade. Izo mbuto n'imboga rero dushobora kugira kwanduriramo, yewe ndetse n'ibijyanye no gukoresha ubwiherero. Cyane mu bwiherero ni ahantu tugomba kwitondera cyane. Ngira ngo nawe waba ufite ubwiherero, nawe waba ufite ubwiherero, nanjye wanjye ufite ubwiherero, n'abandi. Ariko buriya bwiherero tugomba kwitonda. Tugomba kwitonda kuko mu bwiherero uzi ko ari nk'ubwiherero rusange. Yenda ubwo mu rugo ntibigoranye cyane, ushobora gukoramo isuku ukayimetiriza. Ariko noneho ubwiherero rusange haba hajyamo abantu batandukanye, kandi abo bantu ntabwo wamenya ngo ninde urwaye ninde utarwaye. Urumvikana yuko rero niba ugeze mu bwiherero ugomba kumenya uko uza kwitwara. Kimara kuva mu bwiherero nicyo ugomba gukora. Uzi ko ari ugukaraba, dukoresha isabune, twisukura ku buryo utaza guhura n'ibibazo, kuko hari aho mugiye guhura. Ariho nshaka kuza kukubwira, hari ahantu tugomba kwitondera cyane. Usohotse mu bwiherero uba wagombye kwitwara. Uko gukaraba rero tugomba kumenya ngo gukaraba, ese ubundi byo gukaraba, iyo tunavuga gukaraba nagira ngo tunumvikane neza. Abantu mu buryo bakarabamo nabwo ni uburyo ugomba kumenya gurakaraba amazi ameze ati. Amazi yose hari amazi ashobora kuba nayo yanduye, niba yakarabye ntacyo ugezeho. Amazi meza cyane ubonye n'amazi yatetswe afite isuku, ariko ubashe gukaraba no kumenya erega n'izi nzara zacu. Ushobora gukaraba ugasanga mu nzara ntukarabye neza, ibyo nabyo ntacyo byari kumariye. Ikintu cyo gukaraba nicyo cya mbere kigomba kuba kiza mbere. Wowe si bundi muri wowe hari n'ubundi buryo ushobora kuba nawe ukoresha, ariko cyane n'ubwo ngubu hari ubundi bwereso ugira. Ntabwo ku bijyanye n'ubwiherero, iyo mvuye mu bwiherero nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ariko nkari nk'abantu bafite za sanitizer,
ugashobora kuba washyiraho agasanitayiza. urugero nk'ubwiherero dukoresha wenda n'urugero twagiye nko mu kazi, ushobora nko gusanga nta mazi ahari, ahubwo we ukabimenya ukagendana agasanitayiza mu ishakoshi yawe cyangwa mu mufuka, wava mu bwiherero ugashyira ka gasanitayiza kunuza ku ntoki zawe ukogamo neza. Ikindi wenda umuntu akirinda gukora ku gikuta. Murabona mu matuwarete rusange ushobora gusanga mu bikuta hariho umwanda, kugenda ukorakora ku bikuta nabyo ntekereza ko atari byiza. Uko icyo rero uvuze kijyanye no gukorakora ku nkuta aho abandi bari buze gukora, ndibwire ko ari byo ushaka kuvuga. Nibyo koko, iyo ugiye ureba muri rusange hari ibintu byinshi bishobora kudukururira kwandura amibe cyane, kuri wa wundi utakarabye neza, kuri wa wundi bagiye gukaraba se, aho ushobora no gukora kuri puwanye urabona y'urugi. Buriya puwanye y'urugi abantu benshi baba bakoraho, ndetse hari n'ahandi henshi hatandukanye. Telefone urabona ni ikintu abantu bose bakunda gukoresha, kandi kenshi hari n'abayikoresha barangaye, ku buryo uyiterura buri gihe wiyambaza telefone mu bintu byose uvuyemo. Aho rero nawe ni ukuyitondera, ukaba wanayiterura wenda uri no gutunganya amafunguro, ntiwibuke kuhita ukaraba cyane, kuko niyo tugendana kenshi umuntu aba ari kumwe na telefone kenshi. Yewe rwose ibyo bintu bimbaho pe, bimbaho cyane. nkaba ndi guteka wenda ndi gukata nk'urunyanya, umuntu akampamagara siripurase nkahita mfata ya telefone. kuko noneho igihe umaze no kwitaba iyo telefone wagombye no gukaraba. Umaze igihe ugiye gukata nka za nyanya, ugiye gukora nka ya mirimo nyine yindi, ni ngombwa ko ubanza ugakaraba. Ikintu cyose umaze gukora ugomba guhita ukaraba. Hari ahantu rero tutagombye kwibagirwa cyane, ibintu byitwa amafaranga. Urabona twese dukunda amafaranga kandi dukunda kuyakoraho cyane, kuko twaze tuvuga amatelefone, ariko amafaranga cyane cyane hari abantu birirwa bakaraba amafaranga. Hari abantu baba bakira amafaranga ku bakiriya babahaye amafaranga, kandi uwo mukiriya yaturutse muri toilette ntabwo uzi neza yuko yabanje gukaraba. Uvuga ngo ayo mafaranga uri gukoramo aba yanduye, ku buryo rero ugiye icyo ari cyo cyose ugomba guhora. Abantu bakora ku mafaranga bagombye gukaraba kenshi bishoboka, akaba afite isabune hafi akinyabya agakaraba pe, agakesha akongera akagenda akayasubiramo. Hanyuma ikindi rero nanone, ikindi kintu gikomeye cyane, urabona pisine. Amapisine, hari abantu boga muri za pisine. Pisine ni ahantu zigomba gutunganywa cyane. Isuku rero iramutse idakozwe neza nko muri za pisine biragorana cyane, kuko iyo uri koga hari igihe niyo amazi ashobora kujya mu kanwa, ushobora kuba wakwanduriramo. Birumvikana yuko pisine nayo ni ahantu ho kwitondera cyane, ku buryo hakorwa isuku ihagije. Urakoze cyane. Uko byasa kose hari abantu badukurikiranye bari kureba kino kiganiro bo mu bwoko butatu. Hari abarwaye amibe n'ubu bakirwaye, hari abatarayirwara, noneho hari n'abayirwaje. Abatarayirwara dukora iki kugira ngo tutazahura n'icyo kibazo cya amibe? Dukora iki? Abatarayirwara rero hari inama twabagira. Ikintu cya mbere bagomba guhora bitaho cyane ni ugukaraba buri gihe. Igihe icyo ari cyo cyose bagiye kugira ikintu bafata kijyanye n'amafunguro, ibyo byose bagombye kwitwararika, bakabanza bagakaraba, kandi bagakaraba neza n'isabune. Kuko gukaraba si byo byonyine, si byo by'ingenzi. Icy'ingenzi ni ugukaraba neza, kumva ko ukesheje intoki. Hari nanone n'ibyo turya, twavuga nka za mbuto n'imboga bakunze kuvuga. Imbuto n'imboga ni byiza ko nazo uzoza ukazikesha, nibura ukaba wazironga yenda nk'inshuro nk'eshatu, ku buryo ziba zikeye rwose. Kuko harimo abakoza mu mazi akajabura akayashyira hariya, akaba yatangira kubiha abantu. Harimo n'abantu nabonye bafite umuco wo kubona imbuto ku nzira, akayifata urubuto agahita ahekenya vuba vuba. Biriya bintu rwose ni umuco mubi. Njye numva nk'Abanyarwanda tumaze kujijuka mu buryo bujyanye n'isuku. Urumva kenshi hirya no hino baravuga turi abambere mu bintu byose. Nashishikarizaga Abanyarwanda kugira ngo na kiriya kintu bakiteho rwose, no kujya tupfa kurya ibintu ku muhanda uko tubiriye kose kandi tutabanje gukora isuku. Tujana no kwihangana bikajya mu rugo
ukabikorera isuku. Urabona kenshi harimo abantu bakira amafaranga muri za toilette, usohotse muri toilette ukamuhereza ibiceri cyangwa se ukamuhereza inoti. Bariya abantu urumva ni abantu mu by'ukuri bugarijwe no kuba bahurana mibe cyane, ndetse barebye nabi nabo ubwabo bashobora kuyanduza n'abandi, kuko muri iryo hererekanya ry'amafaranga bashobora kwanduza cyangwa se bakandura. Nabo turagira ngo tubagire inama, tubakebure, kuko turabafite mu miryango yacu baba bakora muri ibyo ngibyo, bakora isuku. Kenshi bagombye kugira ahantu mu kanya gato agahita agenda agakaraba n'isabune akongera akagaruka aho ngaho. Abo bantu rwose bakora ku mafaranga cyane. Nongere mvuge n'abari abantu bamwe bavunjisha bariya ba mituyu yego mituyu, bariya nabo abagenti rwose nabo ni abantu yagombye kuba afite ahantu hafi aho ari gukorera, akaba afite yitwaje amazi meza n'agasabune ku buryo buri kanya ashobora kugenda akaraba. Yego bakumva ko bigoye, ariko ntibigoye, kuko ni ukurengera ubuzima kandi ukarengera n'ubw'abakugana. Iyi nayo ni serivisi wabahaye. Arakoze cyane. Rero ubwo twabyumvishe ko kugira ngo twirinde amibe ni ukugira isuku aho turi hose, gukaraba intoki, kwirinda gukora ku mafaranga ngo ntidukarabe, kwirinda gutegura amafunguro tudakarabye, kwirinda kurya tudakarabye, mbese ni ukurya no kunywa ibifite isuku kandi tukagira isuku. Aha, noneho rero katubarize ba bantu noneho bamaze kurwara amibe. Irahari, yarabazonze, yarabazengereje, bamwe bafite amadiyare, abandi bafite constipation, abandi ntibabyibuha. Hari abantu birwambwe ati tubabariye ukaturangira umuti wo kubyibuha, ariko mu by'ukuri ushobora gusanga muri abo ngabo harimo abafite amibe ariko batabizi. Mu by'ukuri mu by'ukuri umuntu wamaze kurwara amibe uyifite ni iki yakoresha mu rugo iwe akabasha kuba yakwifasha? Umuntu ufite amibe agomba kumva ko ikintu cya mbere nuko yagombye kwivuza. Ugomba kwivuza kandi akivuza neza, kuko iyo yageze kwa muganga bakamuvura hari n'inama bamugira, kandi nanone akagomba gukurikirana kugira ngo tumenye yuko yakize. Yemwe naho mu rugo nabo akabashishikariza kwivuza, kuko ushobora kuva mu rugo wenyine ukajya kwivuza, ariko mu by'ukuri hari abandi usize mu rugo nabo barwaye. Ni ngombwa kwisuzumisha abantu bakamenya ko bafite amibe, noneho bakanayivuriza ku gihe kandi bakagenzura, kuko mu by'ukuri kuyivuza ushobora kumara ibyumweru nka 2 nibura niho waba umenye yuko umaze kwivuza neza, bitewe n'ibyo ugenzura kwa kundi wanyweye za nyunganiramireze cyangwa imiti. Ibyo nabyo ugomba kumenya muri cya gihe kingana gutyo, ukamenya niba koko ubashe kuba wagiye. Buriya amibe rega n'umucengezi, niwe mucengezi mubi cyane. Yacengera rikakugeramwo, igacengera ikagera mu ishuri, igacengera ikagera muri zo toilette ziri publique, igacengera ikagera mu isoko, igacengera ikagera no mu sengero, ahantu hahurira abantu benshi birumvikana. Naha handi tushaka kugenda tukagera muri amazi abantu bashobora guhuriramo ari benshi, hari ahantu abantu bashobora kugenda mu bidendezi, aho hantu hose dushobora guhurira nayo mazi mabi, hose umuntu agomba kwitondera amibe nimbi. Hari uburyo rero mu by'ukuri wakwifashisha kugira ngo wirwaneho warwaye amibe birumvikana. Hari n'ibimera ushobora kuba kwifashisha. Mu bushakashatsi bwacu twabwiwe maze imyaka irenga 10, hari ibimera dufite bitandukanye, ariko bimwe muri ibyo bimera hari byo twababwiramwo ushobora kuba kwifashisha, ariko cyane cyane tugukangurira kujya kwivuza kwa muganga. Ariko igihe uri mu rugo ushaka kwitabara, washaka kwifashisha nka tungurusumu. Tungurusumu ndumva abantu bose bayizi, ariko si tungurusumu zose, kuko hari iyo bita aye violet, iyo ngiyo ni ushobora gukoresha. Ndetse hari n'ibijyanye n'igicunshu. Igicunshu burya ni cya kindi kijyanye na cya Plectanthus. Iriya Plectanthus nayo ni igicunshu cyo kuba wakwifashisha. Ndetse hari n'igikakarubamba, ntabwo ari ibikakarubamba byose nyine. Hari barbadensis, ya barbadensis nayo ushobora kwifashisha
k'igikakarubamba. Noneho rero hari uburyo ugomba no kubikora, aho ufata amazi ukayabiza ukayavana ku ziko, noneho wamara kuyavana ku ziko ugashyiramo binavuze haruguru, ari icyo gicunshu, ari iyo tungurusumu, ari icyo gikakarubamba se, noneho bikamara mu gihe cy'iminota 10, ari byo twita infusion nyine. Ukajya ufata agatasi kamwe mu gitondo kandi saa sita kandi nimugoroba. Nubwo tumaze kuvuga muri rusange ibyo ushobora kuba wakwifashisha, ariko ugomba kugera ku buryo ugira ikigero cyiza, ikigero gitoya kugira ngo bibe bitakubangamira. Igihe rero ugize ikibazo cyo kuba utabibona, ushobora kutabibona biriya bimera twavuze haruguru, ushobora kuba ufite akazi kenshi kagatuma utabasha kubona uko bitegura. Muri icyo gihe rero ushobora kureba kuri screen hariho nimero watubarizaho, kandi nanone nagira ngo nkubwire yuko muri UKOAG, muri bwa bushakashatsi bumaze imyaka irenga 10 twakoze ku buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije, hari n'inyunganiramirire turimo tubategurira nziza itanga ibisubizo byiza ku bijyanye no kurwanya amibe. Aho rero watugana ukaba wayifashisha, ikaba yagufasha kugira ngo urwanye ubwo burwayi bwa amibe. Barakoze cyane, turamushimiye cyane, adufashije gusobanukirwa neza n'indwara ya amibe, adufashije kumenya uburyo dushobora kwifasha mu rugo, n'uburyo dushobora gukoresha biriya bimera. Ikindi atubwiye ko hano nk'abashakashatsi badufitiye inyunganiramirire baduteguriye ku kibazo cya amibe. Turagushimiye rero. Niba bakunze kino kiganiro ukabona ko kigufitiye umumaro kandi ukifuza ko tuzajya tubana no mu bindi biganiro bikurikiraho, kandi subscribe, ukore share, ujye ku kazogera ukandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tugutegurira. Ikindi ujye muri comment, nubwo watubwira ko udukunda byadushimisha. Ku kibazo, igitekerezo, inyunganizi, rwose turahari ku bwanyu, duhure muri comment.